Nuko barikubura barataha, noneho kuko imvura yari itangiye kuba nyinshi, basa n'abirukanka, ariko mu gihe bageze imbere gatoya bagiye kubona babona akanyugunyugu karagurutse, karagurutse, karagurutse kabajya imbere, karataraka karitaratsa, Marika arakabona n'amabara yako, ahita abwira mama we ati mama dore ngaka, dore ngaka, nubwo imvura ibaye nyinshi ariko ndumva nshaka kuguma hano nkakareba nkongera nkaganira nako. Nuko Marika atega akaboko, ka kanyugunyugu keza gahita kaza kamuhagarara ku kiganza, arakitegereza arakareba, arakabwira ati niko riri, umwanya wose maze muri iri shyamba na mama tugushakisha, koko wari uri hehe? Uzi ko nari ntangiye kubabara? Uzi ko nanarize? Nagiye kuri rwa rurabyo nagusanzeho, nditegereza ndazunguruka na mama aramfasha, turagendagenda turakubura ntitwakubona, numva ndababaye. Niko riri, wari uri hehe koko? Rwose ubutaha ntuzankore ibi bintu, ndumva nshaka kujya nza kugusura muri aka gashyamba tukaganira. Riri aramusubiza ati Marika, mbabarira rwose ngusabye imbabazi, nari nagiye gutembera ahandi hirya cyane, ubutaha nugaruka muri iri shyamba nzakujyanayo ngende nkwereke naho hari indabyo nziza, kandi ndabizi ko ukunda indabyo nkanjye. Ubu rero ndabona imvura ibaye nyinshi, ngaho taha na mama, dore aragutegereje, kandi ndakubwiza ukuri ko nugaruka mu ishyamba uzansanga hano. Ahubwo mbwira, uzagaruka ryari? Marika aragasubiza ati nzagaruka ku wa 4, ndacyari mu biruhuko, ndakubwiza ukuri nzagaruka ku wa 4. Nuko basezerana gutyo ko bazabonana ku wa 4, Marika na mama we basiga akanyugunyugu aho ngaho baragenda basubira mu rugo.